inguzanyo nta ngwate. Aha ngaha ngiye kukwereka uburyo ushobora kuba wakwibonera amafaranga nta ngwate rwose. Murabizi ko abantu bamwe na bamwe bagira ikibazo cyo kuba babura ingwate cyangwa se bakabura umwishingizi iyo bagiye gushaka amafaranga yo kuzamura ubucuruzi bwabo. Niba umaze umwaka ukora ufite ibyangombwa byuzuye, ngiye kukwereka ahantu ushobora kuba wakura amafaranga nta ngwate, bakaba baguha amafaranga y'inguzanyo ukishyura gake gake ukagenda ukazamura ubucuruzi bwawe. Nta handi mwari mumenyereye yuko sisiteme ya efashe cyangwa se apurikasiyo ya efashe itanga amafaranga, kugura amazi n'umuriro, koherezanya amayinite no kugura ifatabuguzi rya televiziyo, ariko uyu munsi baje kuba noneho baduha sisiteme yo kuba twaguza amafaranga yo kwagura ubucuruzi bwacu, kandi bigakorwa kuri telefone yawe, bigakorwa binihuse cyane kuko amafaranga aha ngaha muri efashe iyo watsemo inguzanyo amafaranga uyabona mu gihe gito cyane. Noneho twamaze kuba twakwinjira mu gice dushobora kuba twasabiramo inguzanyo. Niba umaze igihe cy'umwaka ufite bizinesi ikora, ndagira ngo nkumenyeshe ko aha ngaha muri ino gahunda ya efashe cyangwa se muri ino sisiteme ya efashe, ngiyi hano efashe, uri bujye rwose urafungura akawunti yawe neza cyane nk'uko nabikweretse, ubundi ahasigaye ubundi uze ube wakwisabira inguzanyo muri ino sisiteme ya efashe. Ariko rero hari abantu bamwe na bamwe aha ngaha tukimara kugera aha ntabwo turi buhite dutangira kuba twakwaka inguzanyo. Hari ikintu kimwe dusigaje kuba twakora kugira ngo sisiteme itwemere, sisiteme yemerere neza kuba twasaba inguzanyo aha ngaha muri efashe, cyangwa se rwose tube twaba tumahagaze neza. Urabona ko aha ngaha baratubwira ngo no wallet data, ni ukuvuga ngo data yanjye cyangwa se ibindanga ntago birangiye, ntago byuzuye, kugira ngo babanze barebe niba utari robo cyangwa se niba utari ikindi kintu. Urabona aha ngaha rero niho nakubwiye ushobora kuba wasabira inguzanyo. Barakubwira ngo apply for loan. Aha ngaha niho usabira inguzanyo. Wow! Abantu benshi cyane mbanagiye mbaha amakuru, nkaguha amakuru, bamwe mbaha amakuru abandi banga kubyumva. We numara gufungura aha ngaha mo akawunti muri efashe cyangwa se muri ino website cyangwa se muri iki kigo muzi kimaze kuba cyaba ubukombe mu kugurisha amayinite, mu gutanga amazi n'umuriro, mu gutanga ifatabuguzi rya televiziyo cyangwa se n'ibindi byinshi cyane muzi efashe ikora, uciye ku kanyenyeri 662 akanyenyeri 1 rwose uraza no kuba wasangamo uburyo bwo gusaba inguzanyo. Noneho aha ngaha kugira ngo murabona ko aha ngaha nyuma yo kuba hano ushobora kuba waza ugasaba inguzanyo, aha ngaha ukapurayinga ugasaba inguzanyo, ugashyiramo ibisabwa byose ugahabwa inguzanyo. Aha ngaha barakubwira ngo ni top up my wallet. Aha ngaha baraza bakubwira ati reba kuri wallet yawe amafaranga ariho, cyangwa se wallet, murabizi wallet ko ari ikofi, reba muri mu ikofi yawe amafaranga arimo. Aha ngaha bakakubwira ngo ohereza amafaranga cyangwa se wakire amafaranga. Murimo murabona ko ibi byose ni ibintu bisobanutse. Aha bakakubwira ngo kora pay. Aha ngaha ushobora no kuba wakora n'ibindi, ariko hano kugira ngo noneho ugere ku nguzanyo uri buze ubanze aha ngaha ubanze ukore icyo bita KYC. Numara gukora KYC rero uri buhite kubona byinshi cyane. Reka tubanze turebe aha ngaha icyo bita KYC cyangwa se gukora KYC, turebe uburyo ibi ngibi nabyo uri buze kuba wabikora. Aha ngaha barakubwira ngo njye dore ubu namaze gufunguramo hano akawunti, ariko ikintu ntarakora barambwira, urabona hano akamenyetso k'umuntu, baraza bambwira ati complete KYC. Ni ukuvuga ngo KYC ni ugushyira noneho umwirondoro w'isura yawe aha ngaha muri ino sisiteme, kugira ngo bamenye niba utari robo, bamenye niba uri umuntu wa nyawe. Kuko urabona ko niba bakubwira ko aha ngaha batanga inguzanyo, aha ngaha niba hano batanga inguzanyo, bagomba kwirinda kuba bashobora gukora ikosa bagaha inguzanyo irobo cyangwa se
umuntu utari uwa nyawe, kuko murabizi yuko muri ino minsi ibintu by'ama AI byateye imbere, aha ngaha bishobora kuba byakujijisha. Rero niyo mpamvu aha ngaha tugiye kurebera hamwe uburyo noneho ukora KYC kugira ngo ube wakwemererwa kuba noneho wasaba inguzanyo aha ngaha muri Efashe Money Ifashe. Ni ukuvuga ngo uri buhite uza hano hanyuma, aha ngaha harimo akabara k'icyatsi, aha barahita bakubwira ngo kora KYC cyangwa se tangira KYC. Aha ngaha nuza urahita ukirikaho kuri kano kantu, noneho uhite winjiramo. Aha baraza bahita bakwereka izina ryawe, bahita bakwereka na email yawe. Nibamara kukwereka izina ryawe na email yawe, ikintu kiri buze kuhita kibaho ni ukuvuga ngo uraza uhite uba wagira ube watangira gukora KYC cyangwa se utangire ushyiremo umwirondoro yawe rya mbere, hano ushyiremo izina ryawe rya kabiri, aha ngaha urahita ushyiramo national ID, aha urahita hano ushyiramo irangamuntu yawe. Urabona ko bakubwira ko hari imibare 16, uraza hano ushyiremo irangamuntu yawe neza cyane. None numara kwandika hano irangamuntu yawe, uraza aha ngaha uhita ushyiramo email address. Ni ukuvuga ngo ino email address ikintu iri buze kuza kugufasha ni uko ino email address hari code bari buze kuza kuba bakoherezaho. Noneho aha ngaha urahita ushyiramo hano nimero yawe ya telefone. Aha ngaha nujya hano gushyiramo nimero yawe ya telefone, ikintu uri buze kuba wakwitondera, uri buze kubanzaho kode y'igihugu urimo. Tuvuge twebwe hano mu Rwanda turi kuri 250, nawe niba uri mu Rwanda, niba uri muri Tanzania, niba uri muri Congo, niba uri mu Burundi, uri buze hano ubanze ushyireho kode y'igihugu cyawe, ubundi ubone kuhita ushyiraho imibare ya nyuma y'ibanga cyangwa se imibare yawe ya nyuma iri kuri iyo kode. Noneho hari ikintu kimwe turi buze hano kuhita dukora. Aha ngaha urahita hano uzamo muri gahunda yo kuba washyiramo password. Aha ngaha password uri buze kuza gushyiramo, witonde neza, bari buze kuza kukubwira uri bushyiremo password y'amagambo, ushyiremo na password y'imibare, ubundi inyuma wongere ushyireho kamwe mu kamenyetso harimo ka orubase, urwego, akanyenyeri. Aha ngaha kugira ngo bize gukunda nuko password urafata amagambo ukayavanga n'imibare, warangiza ukahita uvangamo na twa tuntu tw'utunyenyeri cyangwa se tw'amarubase. Aha ngaha kabiri uraza uhita ufata password washyize hano, uhite uyishyira aha ngaha. Nanone numara kuba wayishyira aha, urahita uza uhite boom, urimo kubona ko aha ngaha niho hantu dutegereje agakode kacu. Turarindira ino mibare irimo gutera aha ngaha irangire, nimara kurangira tuhite dufata ku gakode tuze tukandike mo aha ngaha, ubundi hasigaye tuhite twinjira muri account yacu. Umuntu wese warimo kwibaza ngo ashobora kuba yakura hehe noneho ino Efashe kwinjiramo bimeze bite, uri bujye muri Google Chrome cyangwa se ujye muri Play Store udownloadinge Efashe. Numara kudownloadinga application ya Efashe cyangwa se wenda muri Chrome wandikemo money.efashe.com, ahasigaye uhite winjira kuri link ya mbere. Numara kwinjira kuri link ya mbere, iyo link niyo iri buhite iba yagira urahita uyifungura, ubundi ahasigaye winjire mu gufungura account. Ibintu byose urahita ubisangamo. Ndagira ngo nkosore amwe mu magambo navuze ntangira, hataza kugira umuntu wumva nabi ibi bintu, ahubwo ino Efashe itanga inguzanyo yo kwagura ubucuruzi cyangwa se inguzanyo yo kuzamura ubucuruzi bwawe. Ntago ari inguzanyo itagira ingwate cyangwa se inguzanyo nta ngwate. Hariya nari natangiye mvuga nabi, mbyumvishije nyuma y'uko ibyo navuze bitari ari byo. Aha ngaha ni inguzanyo yo kuzamura ubucuruzi bwawe cyangwa se kwagura ubucuruzi bwawe rwose. Kandi nibutse abantu yuko amakuru hano ntanga ni amakuru y'ibanze. Nawe iyo ntanze amakuru y'ibanze, uhita ujya muri iyo gahunda mba nakweretse, ukajya gushaka amakuru yisumbuyeho cyangwa se amakuru arenze ku byo nakubwiye. Ciao ciao.